Nimba bitakubaye wakwicara ukabibwiraho. No, okay. Ngo ntabwo ntuje. First of all, umuntu wese uzabona ino interview azamenye ko natuje. Ntabwo ntuje na gatoya. Ibaze ngo siko umutipe amamagarije nk'igisambo. Ibibaye ubonye arampagaritse umuryango. Ntabwo yemereye kuzanga ko ikinemereye kujya aho ngaho. Niki cyabaye? Genda baza twaguze amatike turajya ku muryango ngo ntabwo wemere. Ndamaza why? Urabizi biki? So ibyo nibyo babwira kuko ntabwo nifuza ko mfite abana n'abari umunange bafite abana n'abandi bari kubyara. Twebwe imba twarabayeho ubwo buzima. Ntabwo twakwifuza undi muntu twabipfira. Ntabwo twifuza ko abana bacu bazavuga uburenganzira bwabo bagaba ibicibwa bagatangira ubonye abana mpururije. Iyo mba nafite abashinzwe umutekano byari kugenda gute? Wowe imba ubonye sene bakoze mpuye n'abantu bangana iki barenga 8 muri kodo sinzi mba mu minota 2 abanyarwanda bazi guhururiza no kuhagarura ba. Let's conclude. Okay, BAD. Yes. Ndishimye cyane kuba mpaye exclusive interview. Nta muntu n'umwe wari wakubaza kuri nyuma y'uko ugize icyo utangaza. Ni ikibazo umuntu wese yakwibaza byagenze gute kwiterera amagambo wayatangaje abantu bose baguye mu kantu bavuga bati BAD RAMA byagenze bite wagira icyo tubiraho. Yeah, thank you, brother. What's your name? My name is Richard. Irakoze. Yes. Ukorera ikihe kinyamakuru? Nakoreye ibitangazamakuru byinshi mu Rwanda ariko ubu mfite channel yitwa Rwanda Abroad. Okay. Yes. So amaze ikibazo cyawe none. So abantu bari bavuze ibintu byinshi cyane ariko nashaka kumva kuri wowe biturutse kuri wowe byagenze bite ngutangaza ari amagambo uvugamo nenga bitagenda ubutegetsi bw'u Rwanda ukavuga ko weruye ko utakiri kumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Kuki se wumva bitangaje? Nuko nta umuntu wari ubikuziho wenda bari bakuzi mu muziki bakuzi ukorana n'abahanzi nta muntu wari ukuzi uvuga ku bya politiki. Ese kuvuga politiki ni bibi? Ntabwo ari bibi nanjye niyo mpamvu nkubaza kuki wabihisemo kuki wabivuze. Okay, I think wenda biterwa n'imyumvire ariko nta gitangaje kiriho. Navuze freedom, democracy, uburenganzira bwa muntu. So ni ibintu bisanzwe first of all, ariko ngiye kugira ngo mbivuge no ku gihugu cyanjye ntabwo ari njye nyine ubivuze, bivugwa ku isi yose, bivugwa n'abantu benshi cyane. Ndi umunyarwanda of course. Ntabwo navuze ibyo nabwiwe cyangwa se ngo ngire iki. So ni navuze ibindimo kandi mbona kandi nyuramo buri munsi and abanyarwanda bose banyuramo. So numva ari bigize demokarasi na freedom. Nasabaga demokarasi, ndasaba freedom, ndasaba uburenganzira bwa muntu ko bwubahirizwa mu Rwanda. Ntabwo ari ikibazo cyanjye nka BAD, nta nubwo ari ikibazo cyanjye nk'umuntu umwe, babiri, batatu, kandi n'ibyo mvuga birumvikana, ibyo nsaba birumvikana. So numva nyine bibaye ko yes, bubaha bakumva niyo demokarasi nyine of course. Nta kindi naho mbaza nicyo ngicyo. Nta n'igitangaje cyo kuba narabivuze nge numva biri nomo kubivuga nuko numva n'uburenganzira bw'umunyarwanda n'uburenganzira bw'umuntu wawe wese mu gihugu icyo ari cyo cyose kugira ngo abe yabaza uburenganzira bwa muntu cyangwa se ibimurengera n'amategeko amurengera. Ni iki cyakubabaje? Ni iki uhaye nk'umuntu utarumvise ibyo yavuze? Ni iki cyakubabaje mu bintu byose byakubabaje? Ni ibyo nabajije n'ibyo cyambabaje. Uburenganzira bwa muntu ntabwo bwubahirizwa mu Rwanda. Nta demokarasi, nta freedom, turi silence. So ni ibintu biri common. Ikindi cya kabiri, tubaho mu bibazo bya buri munsi, tubura imiryango yacu, abantu barapfa kubwisha, abantu barapfa cyane, abantu barasenyerwa cyane. Tubura inshuti, tubura abavandimwe, nibyo bibazo byanjye kandi birumvikana. Ntabwo ari ngombwa ko nasubiramo ngo uyu n'uyu, ariko ibyo nibyo bibazo byanjye kandi nifuza ko byakemuka, nta kindi kibazo mfite. Mu muziki harimo wenda n'ibyuzi cyane by'umuziki wavuze kuri Jay Paul.
Jay Polly uvuga ko urupfu rwe ari guverinoma ariko nta hantu na hamwe byigeze byerekanwa ngo yishwe n'uyu byagenze gutya bavuze ko yanyweye ibintu muri gereza agapfa. Ibyo nyine narabivuze ko narabivuze ntabwo nese kutaje kubinsubiza narabivuze nyine tubwo nyine ndi kukubaza ko nkawe bushingira kukivuga ngo ni ntabwo mbisubiramo maze kukubwira nyine wumbajije icyatumye mvuga n'impamvu cyangwa se n'icyabitera n'ibyo ngibyo nta kindi kuvuga n'uburenganzira numva mpabwa n'itegeko abe n'itegeko nshinga ry'igihugu cyanjye abe n'amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bwanjye ahubwo nibaza kuki navuga bikaba ikibazo why hari itegeko nishe kuvuga nta tegeko nishe ikindi cyaka ibyo mvuga se ntago bihari ndavuga impfu ndavuga gusenyerwa ndavuga uburenganzira bwa muntu buhonyorwa ndavuga ko turi silenced nta kintu nta burenganzira bwacu n'ubu na bumwe kuri njyewe mbona nk'umuntu nibaza ko nibaza imba kuba umunyarwanda ari icyaha kuko ntawe udakunda u Rwanda ntawe udakunda igihugu cye ibintu abantu birwa bubaka bashaka kubeshyana cyangwa gukanga abantu bashaka gushyiramo ibintu by'iterabwoba kwanga ukunda cyane ukunda gake hoya nta muntu n'umwe ushobora kwanga igihugu cye ahubwo abantu bananirwa kumvikana kubana mu gihugu cyabo bitewe n'iki n'imiyoborere so imiyoborere yose rero yangiza uburenganzira bwa muntu njyewe Bad Rama ndayihaza. Ese kuki utigeze ubivuga wenda mbere ukikora umuziki ngo uvuga uti wenda abantu bagenda babona bati ABCD ugenda unenga utuntu tutona duto kuko nibyo abantu bashinyeronda bati yaguzwe yatamitswe arimo arashaka ibyangombwa ibintu nk'ibyo ngira ngo nawe ujye ubyumva ibyo mubashishe system nibyo ngibyo najya ngo dusorezeho kuko ntawe usubiza ibibazo mvuga kandi kuvuga ngo kimbivuga umuntu avuga igihe ashakiye kandi igihe kibigera igihe cyacyo buri kintu n'igihe cyacyo twese turi abantu bakuru dufite byinshi hari umunsi ugeze unyumva ndi free hari umunsi unzi like ndi umushomere cyane nta kintu ntari busy n'ikintu oya mpuzi ufashe umuziki nyarwanda yes so buri kintu n'igihe cyacyo ubu imbi kigiye ari igihe cyo kurwanya akarengane n'igihe cyo kurwanya akarengane ndumva atari cyo kintu cyonyine n'abankoze mu buzima bwanjye maze gukora ibintu byinshi cyane so igihe ndimo nicyo kurwanya akarengane habe mu Rwanda no mu mbibi zabyo cyane ko binarenze no kubona ko noneho ari twebwe nk'abanyarwanda dushaka uburenganzira bwacu ariko binarenze n'imbibi tunabuza n'abandi uburenganzira bwabo. That's too much actually noneho iyo bigeze naho noneho ubwanyu nta burenganzira mufite ariko muranashinjwa ibyaha byo kwangiza uburenganzira bw'abantu biri muri Kongo murabizi ibiri mu Burundi n'ahandi hose imipaka ifunze buri kimwe cyose so nkeka ko ibyo ngibyo byatuma ikibazo cya nyuma ni biki wahuye nabyo nyuma kuvuga biriya bintu nk'aha bakwangiye kwinjira ariko ni rizihe comment wakira mu bantu n'icyo bivugaho ariko cyane nari nzi kuri kunkoresha ntabwo ndi kukurwanya njye ndi gushaka kumva ibyo nkubaza n'ibyo abantu bose bari nari nzi ko ibyo ukeneye kumva wabyumvishe udakeneye no kumenya wenda n'ibindi byabaye. Thank you so much. Yes nese niki cyaba ubundi urabona ari iki cyatuma ntavuga niki cyatuma ntavuga twese turi abanyarwanda u Rwanda si igihugu cyacu niyo magambo maze kukubwira ngo nta muntu wanga igihugu cye ntawe ubaho ariko kubera iki wavuga mu gihugu cyawe ukabigicika umunyamakuru niwe muntu wa mbere ubonye Innocent ari konseri igitaramo cy'umunyarwanda RUTIJOEL nabonye igitaramo nk'abandi bamamaje igitaramo nk'abandi ndaflyinga all the way nagenze state zigera murenye uyu munsi ko navuye Phoenix njya Denver mva Denver nza Michigan mvuye Michigan fata imodoka na timu yanjye ngeze ahangaha kwinjira mu gitaramo ibaye urayibonye. Oh my god actually niba bitakubaye wakwicara kabibwiraho no ndikugera ngo ntabwo ntuje first of all umuntu wese uzabona ino interview azamenye ko natuje ntabwo ntuje na gatoya ibaze ngo umutipe amamagarije nk'igisambo
ibibaye ubonye arampagaritse umuryango ashatse kurwana n'abashinzwe umutekano wanjye bamubaza ko iki se umuhagarika ngo ntabwo yemerewe kuza aha ngaha ntabwo yemerewe kuza aha ngaha kubera iki ntemerewe kujya aho ngaho niki cyabaye genda baza twaguze amatike turajya ku muryango ngo ntabwo wemerewe ndamubaza wayi ngo urabizi biki so ibyo nibyo babwira kuko ntabwo nifuza ko mfite abana n'abari umunange bafite abana n'abandi bari kubyara twebwe imba twarabayeho ubwo buzima ntabwo twakwifuza undi muntu twabipfira ntabwo twifuza ko abana bacu bazavuga uburenganzira bwabo bagaba ibicibwa bagatangira ubonye abana mpururije iyo mba nafite abashinzwe umutekano byari kugenda gute wowe imba ubonye sene bakoze mpuye n'abantu bangana iki barenga 8 muri kodo sinzi mba mu minota 2 abanyarwanda bazi guhururiza no kwica ibyo bivuga nzanabisubiramo mu byo mvuga no guhagarika ubwicanyi mu Rwanda kuko baranabigaragaza mu mico yabo aka kanya bagombaga kubikora so ikibabera ikimenyetso kizabwiye ngo imbura umunyarwanda ugashyigikira iyo mico ukumva kuzabaho abandi babayeho gutyo ukumva uranyuzwe akaba ibyo mwita iterambere. Thank you so much. Ntabwo ari we bad mwakoze cyane. Umva hakorwa iki ngira ikintu cyo gukora let's conclude. Umva hakorwa iki Mfake byara no narangiza kanore noze amudana